Icyaduhurije hano ngira ngo murakibona nibi bikorwa tumaze kugeraho, tumaze no gutaha mu kanya. Twatashye inzu yacu yahagaze mu gaciro ka miliyoni 160 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse dufite n'imodoka hano hepfo nazo twatashye zigeze kuri 15 z'abanyamuryango, nazo zifite agaciro nazo kangana n'ayo mafaranga miliyoni zigeze mu 160. Bidutwaye imbaraga nyinshi rero. Ibi tukoze bivuye mu myaka mike cyane, guhera muri 2014 nibwo navuga ngo nibwo ibi tubikoze, kandi nabwo binyuze mu bintu byinshi, mu misoro myinshi twasanze Rwanda Revenue batarishyuraga icyo gihe mu buyobozi bwatubanjirije, miliyoni zisaga hafi 135. Izo nazo twarazishyuye. Ubundi ubucuruzi bwacu ni transport. Ducuruza transport ku banyamuryango bacu, ariko iyo transport ducuruza biragoye ko yahora yizamura, mbivuge gutyo, tutazigamye. Bishyize hamwe nta kibananira, ntago waguma uri wenyine ngo ugire icyo ushobora kugeraho, ndetse gutera urutango rwo kuvuga ngo uze muri koperative nk'iyi ngiyi isaba gushora imari mu buryo busa nk'ubw'igihe hejuru cyane, kuko kugira ngo ubu ngubu ubone imodoka nziza winjizamo hano birasaba miliyoni 12. Natwe abagore turabishoboye 12 ndetse zirenga. Ushobora no gutunga imodoka imwe cyangwa ebyiri, ariko wenyine ntiwabishobora.